abakozi bamaze iminsi batugana ariko akaza akavuga ati ntabwo hata mfite yego ubu rero uko tujya tubasubiza nabo barabizi donc nuvuga ngo iyo umukozi akora bagombye kukwandikira ibaruwa tukagirana nabo amasezerano yuko ayo mafaranga ari bo bazatwishyura bakiyemeza ko ari bo bazakwishyurira apana umukozi nyine ko ari uvuga ngo nibuzi n'umukozi biba bimureba ko nabasinyaho ariko tugirana amasezerano n'umukoresha akiyemeza ko ayo mafaranga uwo muntu afashe azayishyura dutanga rero amafaranga atarenze 50% y'umushahara usigaye net salary umushahara usigaye ari umushahara mbumbe hakaba n'umushahara usigara ubwo sinzi uburyo iteretse ubwo nari yaducyura ayo umuntu mu rugi yego turaza rero ukatwereka historique yawe ubuhemberwa tukareba amafaranga wakira mu ntoki hanyuma tukaba twaguhanga 50% ubwo ndi kuvuga ariko ku kwezi tuyatanga ku kwezi no kuvuga ngo umuntu uzajya akenera wenda ufite akazi gasanzwe turagira ngo iki cyiciro ahubwo abantu bazakiteho cyane abakozi siri tubakora umushahara yego donc umuntu uzajya akenera amafaranga yo ku kwezi donc uvuga ngo ni ya mafaranga yihuta tuyita amafaranga yihuta yego hari form dufite tuzajya tubaha bakagenda abakoresha bakayuzuzaho tukayisinyaho nabo bakayisinyaho n'uwo muntu ukeneye amafaranga akayisinyaho ayo mafaranga tuyatanga hagati y'itariki ya mbere n'itariki 20 yego za buri kwezi kugira ngo wa mukozi nahembwa ya mafaranga bita bayatwishyura ubwo rero umuntu wese ni ubuze umushahara ahembwa ureba umushahara uhembwa hanyuma wamara kuwumenya ukareba nayo wakira mu ntoki ayo wakira mu ntoki ukayagaburamo kabiri ukaba waza bizikomu ikayaguha mbere y'itariki 20 aho wazahembwa ukayagarura kuko uba wayakiriye ugagarura 50% ndi ukaba ari yo usigarana yego